isangira umugore sha agashira ubwoba agashira ubwoba nzambibarira abakiriya kimarambonera ikanzwe yerekangiye bageze nzabukira n'undi nanjye nzakira shanse ngeze nzasaje se nakize Chinkubita cyageze wallahi wakiva ndanza kurya pira ndakikwa sumane hari wallahi wakiva sku kikanze ajya munini cyangwa arimo ariko nagara n'igipana sha ndaza kurya umuceri kwa sumane ndake ya mirambo kuyo yidi oya okay kwitabira iki kigabo ariko n'ikirere sikajya abakiriya bawe ikizani ryandaka no cyo gishaka kurundya nateje umupira w'igihe nakizamuye kujya kurya umuceri nagiye kizana ariko nyuma nanjye nayiriye sha anita Gashuhe amahoro ga boss Murakoze nayo nanomaza aya nakibazo kureba oya nakibazo ari biro boss ya Gashuhe uraberewe boss mubare oya boss uraberewe n'umuhite boss oya nakibazo mubare nabaza je ndifuza ko zo umusiramu je ndifuza ubundi ubaye umusiramu ukinjira idini uzoba umwana mwiza cyane bire kuruta sibyo none wow boss ntabwo muri bubike assalamu alaikum assalamu alaikum ya shah boss nanomaza cyane hari birawe bumwe kirango telefone nawe ugiye kujya abantu oya sha komeza wambare sibyo boss nanomaza kureba nari oya nta kibazo oya ambara nta kibazo ambara turabe ambara sibyo sibyo none yego wow uzogenda kurya umuceri nyamirambo wow yego meze neza kabisa bose mbare no mu bifu uyo nta kibazo sha nta kibazo sivyo sivyo ndimo shaka byawe oya please don't worry ibi ubundi bintu biba bimeze neza hey Gashuhe boss ngome boss Gashuhe imeze gute imeze neza none boss Gashuhe sasa mveze ndakugenda guhe surprise sivyo uyu munsi uze guteka uje sinitaye kuri ivyo ni sawa ahubwo uraberewe Gashuhe uraberewe cyane mbo ndashaka ugende uteke tujye uteke neza ngoma ndakurungikira amafaranga kuri mobile money
ndakurungikira 150,000 again 150 uravyumva cyari ibihumbi 150. Okay, nta kibazo je ndagiye hama urabizi nawe sivyo none boss ntugire ikibazo ntugire kamera Matari agaranwa yunwa Utes Ushaka unwa Jera yinyara imbere Yes. Yewe mbaza ngiye nta kibazo ndakwereka ndashaka kugeza mu gahegere Ushaka kugira mu gahegere mu gahegere bari mu 2500 Ndagwa 500 500 mu mugabo yagira ari aho Urabyo rero urwagira 6 ndimo nanirwa basinguha nga ari urambuye ibintu n'umutwe ufite gahunda yo kugira akiri igihumbi ndakikuha Oyarekanye gute Ushaka wambere kamana tugateganya Bibiri n'ibishaka gare riri gutaka Bibiri ntabwo ajya munsi se Akanyagoye nta kibazo Ari byo tukavuga Ubuse Mana cyitwaza Ushaka nako sinzi gukaranya Akira mbafite amafaranga ubu nuko utabizi Ndembera kaza ke mwana akambara ubundi bo wagize naguzi ko ari muri covid nta polisi mu muhanda mwana iri bukubone neza ufata kwishyura mu kirere igenda wicaye neza nyamara abantu bari budabuda bagenda bihindutse kuri moto wagira ngo ahubwo ni wowe mutara nta kuriya n'abagenzi babutse nta kubizi twagiye moto wagira ngo ararengera ije nakubwira gukora amasuku ahantu ubundi bwo hakoze rufite hano urabona ntarimo mu kazi nyine sinumva wakora kugira ngo warumagiye byari bingera mu jisho nuko nyine byagiye birengera nawe ngiye ubundi byagiye tuzubaka ibikorotire zamuka kugera hejuru simukajya bizana undi nibyo abantu b'inyuma nta bintu bari ibyacu akoma siko watinze guhaha aya masaha wowe niko ubona ko umuntu ari buze kuza gufata ifunguro rya mu gitondo akabura cyane akabyinshi ubundi umwana warahindutse mama warahindutse cyangwa ni bimwe byo kuba umfata nk'uko wiboneye ko nsigaye mbara sinye ko ibintu bambwira byari byo kunyikuraho gushyushye ariko se mwana wawe utajya unyizera ntabwo nakubeshyaga ahubwo nashubije amaso inyuma mbona ufite uburakari nk'ubwinshi ryabo bityo rero umva wibuke ko mfite umubiri reka kandi undya reka ndacyari muto ubundi reka nkubwire kuva natangira kumva na karongo icyizere cyose nese nkigutakariza nta kintu na kimwe ugitekereza ngiye nkumva ko ufite intekerezo nzima byose byatwawe na kiriya cyomanzi ariko reka nanjye kwereka ko wandi ngiye kukubera mubi nk'uko nanjye uri kumbera mubi ukambangamira ku buryo uzuma nk'igisheke bamenye y'inkari ariko se mwana wawe ko kuvugishije ukuri ubona karongwe namwemera ahubwo se banatuberanye ubuse nk'ubu karongwe ubona yamarira iki ku buryo namukunda kareka n'ubu bwiza bwanjye cyangwa ntabwo ujya unyitegereza karondwe ni igisaza umva nubwo umubiri undi ariko yanera izindi ndwara za rubagimpande rero karondwe rwose humura sinamwemera ntiwamwemera none se amayinite ugura buri munsi n'ayiki ziko usigaye agurumana nk'umwadorese ariko uyu mbwira ngo uracyari muto ngo uri mwiza iminkanyari yabaye nk'amaterasi yo mu cyaro ariko kabeshya ubundi umuntu w'umukecuru ni guterwa atereta wamenye ko ukuze ukarera bufite ukareka kujya kwirirwa uzenguruka mu bisaza nka biriya niba ushaje byemere wijya kwigira nk'abana batoya ngo uri gutembera uzenguruka ujya muri barabafite wakwihanganye ko ukisazira neza cyashaka imoroho y'abasaza
mbabarira tubane neza ureka kwigira umuntu wagiye wigize akaguru karekare bose ntupfa amatwi ariko njye birananangaza kuri gusaza ejo uzaba wahumye amatwi utacyumva ariko ngo uri mu nkundo byose ubundi bizabarwaye uzabyigira kangahe kuranyishe koko ngo ndashaje mwana gusaza ni mu mutwe rega ubu se niba ashaje amaraso yanjye ntatembera ku buryo ushobora kumbwira ngo ikinga iminkanyari he amaraso yanjye aratembera ibyo mbwira ngo gusaza ni mu mutwe ntabwo nshaje njye nzi ko ndi mutoya urumva rero nta cyatuma ntavugana n'abantu ushaka urumva kandi uravuga ngo singuhamagara ubundi se we nawe guhamagarira hari abo ngomba guhamagara tuba turi kumwe igihe cyose mbese nawe guhamagara ngo ushaka hirya ndamubwiye ko kaka abakecuru iyi minsi nimenya ko mushaka siko wajya mwicarira imbabura ariko dore ikintu maze kubona naho dayimoni ihera ibashuka kandi si we wenyine si we mbyumvanye naho ngenda hose hari abo usanga bameze nkawe bashaka kwishyira mu nkundo z'abana batoya kandi afite imyaka 40 mwatanze amahoro mugatanga agahinda nkawe wawe usanga ngo mama w'imyaka 40 ari gukundana ashaka abagabo watuje ukiberaho neza ubundi se wabuze iki ewe katuve mu mpaka zango turwane ubundi se reka njya kwitekera ahubwo mwihorera ahubwo uzana n'umwe yikura hose cyane wo mukobwa nje harundi genda nyine ujye guhamagara biranze